sawa ni sawa. None se umukinnyi wageze he? None asigaye cyane yakunyagurusha wawe sago uwanje ubu ngubu sibyo ibimasa byasigaye akubita ari byo twamuhereza. Yes namuhaye ngo ndabona warwana na mba yize amaraso yishura yazo yesha niyo nsigaye muhereza ikimaze sigaye gikubita kikamusaba imbabazi. Namutumye intuza igiye by'ikiyone none yararinzanye umva dakomeye nyine ntureba ubu ngubu irantambara yo kohereza amakaye zamujyana muri ntuza yaramure mu kuzwana ko gutyo ubu ngubu rwose ntari ariko se nyine katubivugane uwo muhungu wawe nimba amaze nyine gukomera mbwira y'inzasa n'uwajya ahita kwamukupi wambwiye se aka kandi gira bipanga ahora yiteguye niryari ejo ntari ejo musize mu myitozo oya kwindi saa mukanya saa sita wanjye saa sita oya mukanya nje wanjye ntabwo yaba yiteguye neza arite ejo dupanga nta kibazo ejo saa 2 z'igitondo ako ntabwo barwana nta musifuzi ikibazo tuzamushaka umusifuzi we umusifuzi tuzamushaka bose bakankomeze ndaje rero ubwo ejo saa 2 n'igice sawa aka kanya uriteguye twiteguye ejo mfite umuntu muzarwana yasa ntubizi ko ibimasa biri uriteguye zazindi zagutira cyazibo ubwo nibwo witeguye ndamuhamagara ubwo ni mukanya nta nubwo ari ejo ni mukanya noneho ko nitegura hakiri kare sawa ni ukuri ura mu myitozo ndakubonye wari uyiri hoya ningajya narayishe sawa Oye, mu myitozo ariko nizere ko nyine byagiriye n'ikigo gihaza ibyo ndacyari mfite n'urugo ndamwica ubwo nyine mwabwiye mambwiye nzo arahita ni mukanya mu gihugu guhura dore n'ahantu muri buze gukorera n'ahanga aho yitoreze neza cyane sawa kandi n'itozo ariko nizere ko kibuga atariye yes ndacyayibuka mwe hakuta sawa ndacyayibuka uze kubimwereka none se wahageze sasa hageze ni sasa hageze kanze muzana ako mfite akabazo none se ninde uri gusifura kanze mpamagara ahubwo ahita aza ibyo ni kangahe iraze ukareba aro uri hehe aka kanya ngwino tuvugane usifure wa mukino tugiye gutangira saa 6 zirageze sawa hano ngaha ku kademi Bokanze muzana umukinnyi muzana nanjye kamuzana
kinyiciraho kagizwe n'amavuta